11:45 ndi kugenda hanze y'ikigo na gitari ishaje. Mu kigo haratuje, abanyeshuri bose bari muri etide. Sorute yarangiye 11. Animatrice ahagaze kuri gate yamaze kumbona kare. Animatrice mbabarira, nagiye. Oya Gasaro we, sinjye ugena amategeko y'ikigo niyo ari buguhane, kandi wibuke ko kuba umusitari mu kigo bitakugira ubushatse. Erega wigize umuhanzi, uraje wetetana amagitari. Genda uzagaruka nyuma y'ibyumweru 2 wamaze kwitekerezaho. Animatrice mbabarira, nukuri nkubwiye ibyanjye wangirira impuhwe. No, weekend mbanyiriye gutyo. Gusa ntacyo byari bimbwiye, kuko nabashije kumenya byinshi kubyo nifuzaga kumenya, kandi nari mfite be wanjye hafi aho. Ntabwo yari kwanga kumfasha nagize ikibazo ku ishuri, ahubwo ndayimubwira gute kandi Matrice atashaka ko ndara mu kigo. Umwanzuro umwe nari mfite ni ukurikiza amasomo ya Miss Heavy, kumuhamagara nigize sex, mbese ndi kumukurura. Hey dear, nukuri ndagukumbuye. Niwanze ko nze kukureba se ngo uri gufasha ni Matrice mu kazi yaguhaye? Oya baby, nasanze nabaye igicucu pe. Twagombye kuba wenda twanahuye. Niyo yayi minota mike. I really miss you. None tubigenze gute? Mbawariruze duhuriye kuri gate. Hari utubazo mfite nshaka kumfasha. Gusa si ibya danje. Ikirenze nuko nawukumbuye cyane kandi ndashaka kurana nawe ijoro ryose. Uravuze ngo ibibazo? Ibihe bibazo? Nta birenze. I just miss you. Ndawukumbuye pe. Okay. Niyo utaryama utambonye ndaje. Turavuganira mu modoka nyuma nawe usubire mu kigo. Kandi ndawukunda baby wanjye. Miss Heavy yari umwarimu mwiza wo gukurura abagabo. Ibyo byose navuze n'ahandi nabikuye. Ni kuri Miss Heavy wanjye. Nta kintu kimwe atarazi mu kubeshya no gukurura abagabo. Ko ufite gitari se? Uri bumenye byose tugeze mu rugo. Mbabarira umuri hafi aha, ahubwo tujye home ndagukumbuye. Kandi ndashaka kurana nawe mu buriri bumwe. Hari abantu nshaka kubaza turyamye uri bunsobanurire byose. Nayivugaga nirakaje cyane, nanga no kumuha kiss nkuko byari bisanzwe. Nashaka ko ruvaho ngaho kugira ngo atajya n'umuntu hambona n'ukuntu ari namaze kumenyekana. Ibiki se kandi ngusobanurira? Oya, mbabura tujyane mu rugo tumara ijoro ryose. Humura nugira ikibazo. Mfite urushya rwa Animatrice. Mu modoka twese twagendaga ducecetse kuko nirakaje. Gusa icyari mu mutwe wanjye ni ukuntu ari busobanurire dia wanjye uko byagenze. Miss Heavy yarazi kwigisha. Nabonye uko ntangira kumusobanurira. Iyi gitari ni ya papa kera. Ndabizi ko uziho byinshi byayo. Niyo mpamvu ari byinshi ugomba kunsobanurira, kuko byinshi muri byo nabimenye. Papa Igor nabonye yahindutse mu isura. Bigaragara ko hari ibintu azi kuri papa niyo gitari. Ngo iki? Ngo papa wawe nukuri cyari muto kubyumva. Mbabara igihe nikiragera. Uravuze ngo ndacyari umwana? Se wambwiye ko nabaye umuntu mukuru cyagiye dusangira whisky. Unyambura ubusugi. Se wambwiye ngo nabaye umuntu mukuru nanakora ibyo bakuru. None kuki wisubiyeho? Ubundi se kuki wakoze biriya byose n'umwana utarakura? Be mbabarira inyumve. Rimwe na rimwe kuri iyi si hari ibintu biba bigoye kubivuga ugahitamo guceceka. Niyo mpamvu hari ibyo nzankubwira igihe nikigera. Okay, nanjye rero nahisemo guceceka kuko si ngombwa kuvuga ibintu byose. Bamaye weekend y'ibyumweru 2. What? Nibyo nari nagiye, namubwiye gahunda yose nari nagiyemo, ariko nkomeza kuyivuga nkaho nari kugira ubwoba. Narayisoza kuyivuga numva aravuze. Baby byihorere, nukuri wakoze igikorwa cya gitwari. Nta kibazo, ibi byumweru 2 tuzatwibereye kumwe dutwika. Twaciye mu rugo tuhasiga igikapu na gitari. Nyuma y'ahakurikiyeho gusangira ka karahuri njya nkombora. Twagiye mu kabari kari kegereye hafi aho.
hari hashize amezi menshi nasoma ku kantu kangize umuntu ukuze kandi ukomeye. Kandi nanone sinari kwa gukina ku mikino y'abantu bakuze. Byose nari mbikumbuye hamwe na dadi wanjye na kodiya wanjye. Mbega ijoro ryari rikubiye, mbega umu DJ, isi yarandyohanye pe. Ibyo mama yambwiraga ku isi cyagiye ari kuncika yarambeshyaga. Isi ye n'isi ndi kubona biratandukanye cyane. Nararyohewe kugeza igihe na n'ubu nareba uko byagenze. Nisanze mu buriri bwa papa maze ndisanzura koko. Bya bindi mu cyongereza bita to feel at home. Murabyumva nawe. Ibyumweru bibiri nari maze twinywera whisky. Twasoza tukaryoshya mu by'abakuze. Twajyaga tureba filimi zijyanye n'ibyo bigenga nyuma tukabishyira mu bikorwa. Njye ntacyo byari bintwaye pe. Byari ibyishimo byose. Ibanga ryo nagombaga kuribika. Mama ntiyari yemereye kumenya byinshi biri kubera aho papa yari atuye. Sinigeze ngira n'akenge ko gukomeza kumubaza amateka ya papa, kuko nari nzi ko umusore w'umunyonzi wanyugamishije azambwira neza. Burya icyuri cyo ntushobora kugisha igihe kirekire, no mu mwijima kiragaragara. Nyuma ya 2 weeks nasubiye ku ishuri meze nk'ibisanzwe. Hari ikirori cyateguwe. Nk'umuntu uzi kuririmba kandi uzi gucuranga piano sinari kubura. Nagombaga kubereka icyo nshoboye, sinari nkeneye repetition. Hamwe na Miss Heavy byose byo gukorana kuri stage yari yarabiteguye mu gihe ntari imari. Agakanzu keza, inkweto ndende, impumuro nziza. Ikirori cyari kuvumbura impano nshya mu banyeshuri. Nagombaga kwereka abanyeshuri bose ko ndi tayari. Nari ipanzwe kuririmba ku mwanya wa 2 kuri stage. Abarimu n'abandi bayobozi bari batarazi. Mana yanjye, ni gute ndi buririmbe nta mwarimu n'umwe uhari? Natangiye kugira ubwoba. Teacher Jimmy yagombaga kubona performance yanjye. Yuwari umwarimu w'abakobwa bose mu kigo bemeraga, ntiyikomezaga. Ari smart, mbese yakundaga ibintu bigezweho. Ku gaparufe ka danje buri gihe yinjiraga mu kigo. Twese twataga tumenya ko yaje tugaserebura. Ntiyabagaho uyu mutipe kabisa. Ntihari nk'abandi bari baragiye bahimba amazina nka Gahanga n'abandi. MC yafashe mic atangira n'umuntu wa mbere wagombaga guperforminga. Yari umubyinnyi wigaga muri senior 4. Yabyinnye neza nkumva abantu bari gukoma amashyi. Ariko njye sinari mbyitayeho. Amaso yanjye yari hanze ndeba ko Jimmy n'abandi barimu bakinjira. Natunguye no kumva MC avuze izina ryanjye. Mu gihe abarimu bose na directeur bari kwinjira. Jimmy nawe yari abarimo. Abanyeshuri bose bavuza induru bakira abarimu babo. Umukobwa muzima backstage. Baninjiye stage na confidence nyinshi cyane. Kuri stage ikintu kidasanzwe cyambayeho, numvise impumuro ya Teacher Jimmy numva nshatse kuruka. Abantu bose bibaza ibibaye. Miss Heavy wakurikiranaga ibyanjye byose yari ameze nka manager mbese. Aza yiruka ambaza uko bigenze. Linda, ufite ikihe kibazo? Kuki udatangira kuririmba? Ntacyo namusubije. Nahise nirukira hanze. Miss Heavy arankurikira. Anjyana ahantu inyuma ya sare. Kubw'amahirwe ntihagira umunyeshuri udukurikira. Ndetse na matrice nawe ntiyahageze. Ngezeyo ndaruka koko. Ibyo nari nariye byose ndabigarura. Linda, urarwaye? Oya, ameze neza. Sinzi uko bigenze. Numvise impumuro ya Jimmy, numva nshatse kuruka. N'ubwa mbere numvise perfume ye inuka. Mbere sinabyumvaga. Ngo impumuro ya Jimmy? No, Linda, ntago wabinkora. Hari ikintu gishobora kuba cyihishe inyuma y'ibi byose. Uraririmba cyangwa? Reka dusubire muri sare ndabimenya mpageze. Twasanze MC yahisemo abandi njye yansimbutse. Ntegereza kama kanya. Performance zose zirangiye numva aramvuze. Uyu ni umwe mu bakobwa beza mu kigo. Ni mushya. Aracyari muto. Ariko impano yibitseho sino. Muraje mubibone. Welcome agasero Linda. Ibyo nari nateguye byarahindutse. Kubera ko numvaga nacitse intege.
nari nateguye performance impagaze ndetse ndi no kubyina, numva sindi bubishobore, mpitamo guhindura indirimbo. Kuri njye repetition ntizari ngombwa. Nikoze intoki zanjye kuri piano, abantu bose bahise baceceka nkaho hari umuntu upfuye mu kigo. Ariko niko bigenda, buri gihe audience yashimye ibyo uri gukora. Indirimbo yitwaga Hello ya Beyonce Knowless, umugore wa Jay-Z. Nari umuhatari mu kuyicuranga. Oh my god, mbega umutuzo muri sare mu gihe nari ndi kuririmba. Nagize ubwoba ngira ngo ntibari no kumva ibyo ndi kuririmba, ariko ndihandagaza ndakomeza ndaririmba. Nyihogoza bwa nyuma numva abantu bose barasakuje barahaguruka. MC go abarampobeye aranterura. Miss Heavy we yasaze yabuze icyo avuga. Fata ka microphone mvuga gake biri sexy. Thank you everyone. Burya impano yo niyo waceceka yurakuvugira. Abarimu baraza kumferesta. Jema hageze andeba mu maso akanya atavuga. Numva mbuzaho ndeba ankoraho gake gake. Ubushagarira buranyuzura numva aravuze. Inda, you are so talented. None ubutaha muri episode ya 8. Ngiye wumvaga ni Jojo 12.